Nimugira amahoro mwese, uyu ni umuyoboro Rugigana Kiyonga official. Imana ikomeze kubaha byose mwifuza. Kani kakanya keza mbagezaho imigani mwumva mu majwi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero nje kubagezaho umugani ngana gitekerezo w'impyisi n'inzobe. Umunsi umwe impyisi yagiye mu rufunzo ihasanga abakobwa b'inzobe. Igisimba cyitwa inzobe kibarizwa hagati y'impara, isha, ingeragere, impongo. Iraza ibwira se na nyina na bene nyina iti, nabonye abakobwa beza murage kubansabiramo. Izindi mpyisi zirayibwira ziti, iyo ujya gushaka umugeni mu nzobe, imbwebwe n'impyisi ntizifite abageni. Indi iti, oya ndashaka abakobwa b'inzobe, sinshaka ab'imbwebwe. Nuko impyisi ziremera zijya gusaba umukobwa w'inzobe. Inzobe ziti, tubemereye umugeni, mujye kwitegura. Impyisi zirataha. Inzobe zisubirayo ziti, turazishyingira. Ngo bavugaga impyisi, turazishyingira tukaba duhumanye, turazima umugeni ziraturya. Nuko inzobe imwe iti, nimuceceke, ku munsi wo gushyingira tuzazihende ubwenge, ubukwe bupfe kandi tutiteranyije nazo. Bukeye impyisi ziraza zivugana umunsi wo gushyingira. Inzobe ziti, umukwe araze, ariko azaze ataha. Impyisi ziremera zirataha. Impyisi zimaze kugenda, inzobe ibaza izayibwiye ngo ziceceke iti, ubwenge zizahenda impyisi ni ubuhe? Inzobe iti, inzobe zose zigende zizane ihene muzinyereke, nanjye mbereke ikizatuma impyisi itarongora. Inzobe iragenda zizana ihene, zibwira izindi ziti, ihene nimuzibage, izindi nimuzishakire ibiziriko, tuzizirike mu nzu, inyama tuzimanike ku nzu ku mbariro. Impyisi niziza zikicara iruhande rw'ihene cyangwa rw'intama, ntizigire ihene cyangwa intama zikuraho, tuzemere tuzishyingire. Inzobe zemera inama. Impyisi zirashyira ziraza zisanga inzobe zacanye ziteguye. Impyisi ziravunyisha inzobe ziti, nimuze. Impyisi ziraza baziha ibirago ziricara, zibona inyama zimanitse ku mbariro n'ihene ziziritse. Impyisi nkuru muri zo iti, hari icyo nibarizaga ariko ntimuseke. Inzobe iti, tugusekera iki? Impyisi iti, ziriya nyama ni iz'inka cyangwa ni iz'ihene? Inzobe iti, ni iz'ihene. Impyisi iti, nabazaga mugira ngo ndavugishijwe. Inzobe iti, reka da, uvugishwa ute? Bimaze akanya indi mpyisi iti, amagambo ni ugutaruka. Nanjye ndabaza, iriya hene y'igihuga n'iy'umukara zipfana iki? Inzobe iti, iy'igihuga yabyaye iy'umukara. Impyisi iti, nuko nabanzaga mugira ngo ndavugishijwe. Bimaze akanya impyisi nkuru irasohoka, ihamagara izindi iti, nitugera mu nzu dushikuze ziriya nyama na ziriya hene twigendere. Iti, umugeni tuzaba tumushaka ubundi. Impyisi yendaga kurongora iti, nanjye nibyo nendaga kuvuga, nanga ko munseka. Ninjye wari ubabaye umugeni, ndamuretse maze tuze gusimbukira rimwe, ntihagire inyama zisigara, n'ihene tuzijyana. Impyisi nkuru irongera irazibwira iti,
nimucyo dusubire mu nzu maze mwicare neza, nimubona mpagurutse namwe mubonereho. Nuko ziraza no mu nzu ziricara. Iya mbere bishikuje ihene, zose ziboneraho zihubuza ihene n'inyama ziriruka. Inzobe zisigara ziseka, impyisi zigenda zirya. Inzobe zirishima, zishima n'inzobe yazigiriye iyo nama. Amerwe si ikintu rwose. Na nyiranaka washatse ibunaka atarya inyama byarangiye aziriye. Mugire amahoro mwese abakurikira Rugirigana Kiyonga official. Imana igikomeza ibongerere. Nyuma y'uyu mugani ngana gitekerezo, murakomeza mwumva umusaza Rugirigana Kiyonga abagezaho imigani migufi ya Kinyarwanda isobanuye, cyangwa se imigani migufi nyarwanda n'ibisobanuro byayo. Imana ikomeze kubana namwe ibihe byose. Mwana wanjye rero nkomeje kukumvira, nagiraga nti aho uniga uhasanga umuhogo. Nibyo bivuga ngo ntuzigere wangiza ikintu icyo ari cyo cyose wibwira ko nta mumaro gifite, ejo utazasanga kigufitiye akamaro. Naho kandi aho umukecuru atoye uruhindu ahita uruganda. Aribyo bishaka kuvuga ngo nashaka kukubwira ko aho ugiriye amahirwe ntukagire ngo niko bizakora. Iri mpagarike n'ubugingo rero mwana wanjye, ugize amahoro.